mbonye ubushobozi bamuvura ngo ni imitsi idafashemo ariko nta bushobozi mfite yabimaranye imyaka 12. bivuze ngo amaso y'uyu mwana ajya agira hakavamo. ubu umwana iyo baryamanye asaba kuryama nyine yamukojeje inkokora ararenga akavamo rwose nkabyiringira cyane nkabona yasubiramo ndamara amaso avamo. Turabashuje mwese abakomeje kudukurikirana kuri Kiroso Filime TV. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru zacu zigiye zitandukanye. Inkuru zidasanzwe, inkuru z'ibyamamare ndetse n'ibyamamarekazi. Uyu munsi twasuye umwana Inyamirambo ufite ubumuga budasanzwe, ubumuga bw'amaso bwo kutavuga neza. Ngo amaze imyaka 12 amaso ye avamo ndetse bakasubizamo ku buryo bugoranye. Ni mu buryo twaganiriye na mama we aduha ikiganiro kirambuye. Kurikirana ikiganiro cyose. Kiroso Filime TV. Mucyo kuganira n'umwana byatuteye amatsiko kugira ngo tugere no mu rugo iwabo tuganire n'umubyeyi we kugira ngo agire byinshi atubwira kubijyanye n'umwana kuko twabonye ari umwana ufite ikibazo gikomeye cyane. Muraho? Yego. Amazina yanyu babita? Banyita Kabageni Donata. Twahuye n'umwana wawe hara hepfo mu isantere tubona afite ikibazo cy'amaso. Tuganira nawe ikiganiro ariko twaganira cyane biba ngombwa ko tugira n'ikiganiro na mama we by'umwihariko kubera ko buriya mama we niwe muntu ushoboye kuba yavuga byinshi cyane. Ese uyu mwana wawe ko tubona afite ikibazo ubundi tubwire byimbitse uve umuzi n'umuzingo w'ikibazo cy'umwana wawe ubundi bimeze bite? Ikibazo umwana afite n'umubyaye afite ubumuga mureba ubu ntabwo avuga neza, abona amaso ye arakamye cyane avamo nta mitsi agira. Nimara kumubyara nahuye n'ubuzima butoroshye. Umubyeyi warana aragenda ndihangana ndaguma ndamufata ndamukomeza kugeza mu magingo aya ngaya ndacyamufite ariko ndi umukene cyane rwose nakagombye kumukurikirana mu bibazo byo kwivuza ariko nta mituweli mu kwivuza ngira gusa birankomereye cyane ubuzima bwahemo birakabije. Icyo mbashije kumvamo ni ukuvuga ngo papa w'abana yaragutaye? Yabonye avutse ameze atya arigendera kuko ntabwo nzi aho yagiye kubera ikibazo cy'uyu mwana. Ntabwo byoroshye no kubyakira urumva ko bikaze ariko se uyu mwana ubundi se ariga wamurihiye ishuri bimeze bite? Imbogamizi afite ni izihe? Watubwira muri rusange uyu mwana bimeze bite? Imbogamizi afite ni ukutagira abana baramutinya ubundi igitinyiro mu bana. Ishuri cyokoze covid giye gutangira nari namutangira mu kwezi kwa mbere covid itangira ariko abana baguma kumutinya. Ni ukuvuga ngo uyu mwana yageze mu bandi baramutinya babona atameze nk'abo muri rusange. Ese ku ishuri ubundi ubona bamwakira nk'umunyeshuri cyangwa se ubona bimeze ukundi kuntu? Ari bamwakiriye nta kibazo ariko abana benshi cyane ubona bamutinya kuko atinya amaso ye cyane. Birumvikana ni nayo mpamvu natwe twabonye tubona ko ari umwana ufite ikibazo dusaba ko twaganira nawe ariko nabonye ese abundi nkurikije uburyo twaganiriye ubundi mu muvugire ye avuga neza nta kibazo cyangwa se no mu muvugire hari ikibazo ashobora kuba afite? Ahantu hose afite ikibazo no mu mivugire ntabwo avuga neza, avuga ibintu bitumvikana ibindi akabinanirwa kubera ko mu mutwe naho afite ikibazo. Urabona amaso ahantu hose urabona ko afite ikibazo. Ahantu hose afite ikibazo. Okay, murakoze cyane rero kuba muduhaye ayo makuru ariko ndabona nibisanzwe mushaka kuba muri no mu buzima butoroshye cyane kuva se w'abana yabasiga ndakeka ko ubu ni wowe ubariho ni wowe uri kubarera. Ubundi ufite abana bangaye? Abana 4. Abana 4? Akimara
kubona nyine umukecuru yamuhaye icumbi ndacumbika kugeza amagingo yaracyacumbye. Ntabwo byoroshye, ubuzima ntabwo bworoshye. bivuze ngo ahangaha uba uranacumbitse na nubwo ntango ari inzu yagusizemo yawe, ni abantu bagufashe baragucumbikira? Umukecuru bacumbikiye, nta nzu twagiraga, barakodeshaga n'ubundi. Uyu ni umukecuru wacumbikiye. ko numva ibintu ari hatari. Ndumva ari ibintu bikomeje kubi byabaye ikibazo kuri wowe, kandi gukomeza kurera abana 4 ucumbikiwe, ndakeka ushobora kuba nta n'akazi ugira. Nta kazi ngira, nta na gatoya, keretse iyo mbonye uduceri na karate na patagataro, ubundi nta kazi mfite ubundi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe ntango ufite akazi kahoraho ushobora kuba wavuga ati njyewe ubuzima bwanjye wenda nkora iki ngiki. Ubuzima bwawe ni ukuvuga ngo ukora icyo ubonye muri rusange. Kugira ngo babeho, babagara ibishyimbo by'abantu, babahingira, nta kintu mfite cyo gukora ntacyo. Noneho ndagira ngo ugire icyo wisabira abantu badukurikiye aka kanya kuri Kiroso Film TV. Ni abantu badukurikira umunsi ku munsi, ndagira ngo ugire icyo bisabira nk'umubyeyi w'uyu mwana, cyangwa se nk'imbogamizi uhura nazo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imbogamizi ngira ni ubukene bwo kutagira ahantu mba. Kuvuza umwana wanjye, mbonye umuntu umuvuza byamfasha cyane. muri kona amaso yajya avamo akavamo burundu. Abaganga barambwiye ngo mbonye ubushobozi bamuvura, ngo ni imitsi idafashemo, ariko nta bushobozi mfite. Yabimaranye imyaka 12. Bivuze ngo amaso y'uyu mwana ajya agira hakavamo. Ubu umwana iyo baryamanye asaba kuryama, nyine yamukojeje inkokora ararenga akavamo rwose. Nkabyiringira cyane, nkabona yasubiramo, ubundi amara amaso avamo. Nta mitsi agira. Ndumva bitoroshye. Icyo wasaba abantu badukurikiye aka kanya ni ukuba wenda bamuvuza, cyangwa se ariko ndumva icy'ingenzi ari ukumufasha mu buzima bwa buri munsi, kuko araniga. Bamufasha akiga, akavuzwa amaso, kuko arababaye. Nanjye nabibonye numva biranunguye, mbona byanunguye cyane. Komeza rero ugire icyo usaba abantu bakurikiye Kiroso Film TV kugira ngo bagire icyo nabo bagufasha. Nk'umuntu babona ko urababaye, kuko nimba warabyaranye n'umugabo yabona havutse umwana ufite ubumuga akahita guta ukagenda, ni ukuvuga ngo hari icyo yahunze. Ariko aka kanya wowe wakomeje kubana n'umwana wawe, kuko wari uzi neza ko ari umwana wakuvunye. Ni umwana wawe, urabizi ko ari amaso yawe, nawe niwe wari kumuta ngo ugende. Wabaye intwari rero. Gira icyo rero wisabira abantu badukurikiye aka kanya. Ese nk'umubyeyi bagufasha iki cy'ingenzi cyihutirwa aka kanya? Bamfashije rwose bakamumvuriza, nkabona ari muzima, nta kibazo rwose, nakwishima. Cyangwa se bakandebera ukuntu aho naba, muri ko naho mba ndanyagirwa, naho ngira n'inyagamburira. Ubushobozi mfite bwo kujya mu bukode, ndihangana. Murabona namwe ahantu munsanze, rwose mumfashije ibyo ngibyo mwaba mungiriye neza. Ni inkuru idasanzwe, cyangwa se ni inkuru ibabaje kubona uba mu buzima bumeze gutya, umugabo yaragutaye, ufite ikibazo cy'umwana umeze gutya. Ni ikibazo buri muntu wese yareba kubyakira bikamugora, ariko nk'uko twebwe nk'itangazamakuru tubaho ni ugukorera ubuvugizi. Ndakeka ko ubu hari benshi barimo barakureba, hari benshi bari kwibaza se tushatse kumufasha twamufasha gute, ese inkunga yacu yamugeraho gute? Watanga nimero zawe rero kugira ngo abadukurikiye aka kanya bazabashe kukuvugisha, cyangwa se bazaguhe inkunga itandukanye bitewe n'uko bagiye babona ikibazo ufite. Buri umuntu uguha inkunga ayiguha bitewe n'uburyo yakubonye. Ngaho tubwire rero nka nimero zawe za telefone, cyangwa se uburyo bakubonamo. Nimero zanjye za telefone ni 078 078 41 93 58 5.
rero urumva wowe ukeneye gufasha uyu muryango ubabaye cyane, twasanze ahantu ahangaha mu murenge wa Nyamirambo, ubabaye cyane bitewe n'ikibazo ufite. Urabona uyu mubyeyi yakomeje kubaho mu buzima bukakaye, akomeza kurwana ku mwana we bitewe n'ikibazo yagiye amubonaho. Twumvishe ko n'umugabo we yageze aho aramuta kubera ko yabonye ko umwana wavutse atameze neza, ariko umubyeyi akomeza kumva ko umwana ari umwana, akabona ubwo yavuka nta maboko afite, ariko akomeza kubana nawe. Rero wowe udukurikiye aka kanya, gufasha umubyeyi ni ingirakamaro kandi ni iby'agaciro cyane. Wamufashiriza kuri iyo nimero wamuhamagara yatubwiye aho ngaho, gusa no kuri screen zacu ziri aho ngaho wazihamagara ukaba wamufasha mu buryo butandukanye. Rero mwe twakomeje kubana kuri televiziyo kuri Kiroso Film TV, turabashimiye cyane. Ubwo naho ubutaha ku nkuru zacu muzakomeza gukurikira. Murakoze cyane. Dukomeje kubasuhuza abakomeje kudukurikirana kuri Kiroso Film TV. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, haba amafilme meza agezweho, amakomedi meza, kandi kuri Kiroso Film TV tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye. Kiroso Studio ibakorera ibintu byinshi, amafoto meza, amaniversary, amakwe meza, tubafitiye aba MC, abantu beditinga neza.